Muraho neza. Yego. Muri uyu mwanya nongeye kwishimira kubana namwe kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe nanone kandi ko yongeye kuduhereza nyine aka kanya kugira ngo tubashe kuganira, ariko tuganiriye n'ubundi ku ijambo ry'Imana, kubera ko birakwiriye ko tuba turi muri iyi si, ariko kenshi nanone ni ngombwa ko tuba dukwiye gutekereza ko tuyiriho, ariko nanone ko tuzanayivaho. Imana rero ishimwe, wenda ndatekereza ko hari uwaba yabonetsemwo ari mushyashya, wenda akaba atarahari ku wa gatandatu watambutse, kuri uyu munsi akaba ari bwo wenda nawe ambonye. Amazina rero ni yayandi ku basanzwe banzi, ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ndumubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nagiriwe neza nanjye Imana nsobanukirwa uburyo ki yatanze ijuru ku buntu muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero mu by'ukuri twari turi kuvuga ubwashize ko nta muntu ushobora kuzajya mu ijuru ari umunyabyaha, ko ijuru ari iry'abakira, ari iry'abakiranutsi. Tuvuga ko kandi n'umuriro ariko nawo uhari, ariko umuriro uzajyamwo abanyabyaha. Twagerageje kubisobanuraho tuvuga buryo ki umuntu yabaye umunyabyaha, tuvuga ko umukurambere wacu Adamu dukomokaho twese yakoze icyaha, abamukomokaho twese duhinduka abanyabyaha muri kamere zacu imbere y'Imana. Ariko nanone tuza kubona ko nanone hari igikorwa nanone cyakozwe na Yesu Kristo, aba ari cyo kiduhindura abakiranutsi imbere y'Imana, tubikesha kwizera Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire nanone aya magambo ari hano, ariko n'ubundi ahura cyane nayo turiho, kubera ko umuntu akwiye gusobanukirwa uburyo ki umuntu aba umukiranutsi kugira ngo bimuheshe ibyiringiro byo kuzabana n'Imana. Imana ishimwe. Reka dusome aya magambo ari hano muri Matayo igice cyaho cya 5 n'umurongo wa 20 wonyine aba ariwo dusoma. Haravuga ngo, kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Reka nsubiremo. Aravuga ngo, kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aya ni amagambo avuze ngo, kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo. Hano bavuze gukiranuka kw'abanditsi n'uko abafarisayo, ariko bavuze ko gukiranuka kwanyu cyangwa gukiranuka kwacu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo. Biragaragara ko hari ugukiranuka abanditsi n'abafarisayo bari bafite, ariko uko gukiranuka kukaba kutari gushobotse kugira ngo kubashe kwinjiza umuntu mu bwami bwo. Abantu rero bashobora kwibaza ngo, mbese uko gukiranuka kw'abanditsi n'uko abafarisayo ni ukuki? Hari amagambo aboneka ngira ngo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 18 umurongo waho wa 9, aho Yesu yavuze ku magambo avuga ku bantu babiri, avuga ku mukoresha w'ikoro, avuga no ku mufarisayo. Yatangiye avuga ngo abiyiringira ko bakiranuka bagahinyura abandi bose, abacira uwo mugani, ariko avuga ku bantu babiri. Avuga ku mukoresha w'ikoro, avuga no ku mufarisayo bari bamanutse bagiye mu rusengero, cyangwa bari bagiye gusenga. Umufarisayo atangira asengera mu mutima we, aravuga ngo, Mana ndagushimiye ko ntari umunyabyaha, ko ntari umusambanyi, ko ntari umunyazi, ko ntakiranirwa, kandi ndetse nkaba ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro. Yarivuze rero, avuga ko ngo atanga 1/10 ku byo yungutse byose, anavuga ko ndetse mu by'ukuri yiyiriza 2 mu cyumweru.
munyumve neza. Gukiranuka hano ni amagambo Yesu ari kwivugira ubwe, yaravuze ngo kandi ndababwira ko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi nuko abafarisayo, ntabwo muzinjira mu bwami bwo. Uku gukiranuka kw'abanditsi nuko abafarisayo, wenda naho nahasoma kugira ngo mu byumve ndihuta, ntabwo mbatindira, kugira ngo twumve uku gukiranuka bari bafite uko ariko. Ibice 18 umurongo waho, duhere ku murongo wa 11 muri Luka, aravuga ngo umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 ku byo nungutse byose. Munyumve neza, uyu ni umufarisayo. Hahandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo gukiranuka kwacu ni kutaruta uko abanditsi nuko abafarisayo, ntabwo muzinjira mu bwami bwo. None umva gukiranuka umufarisayo yari afite uko ariko, ahagaze asengera mu mutima we aravuga ngo Mana ndagushimiye ko ntameze nk'abandi. Wumva uko yitatse ibintu byiza cyane, bya bintu ushobora guhagarara muri karitsiye bakavuga ngo runaka utameze nkawe ntabwo byashoboka ko azajya. Wumva ukuntu avuze, aravuga ngo ndagushimiye ko ntameze nk'abandi, nk'abanyazi. Ubwo avuze ko atari umujura. Ibi bintu yivugaga ntabwo yivugaga ibintu atari byo, yivugaga ibintu akora, yivugaga n'ibintu agenderamo. Aravuga ngo kandi ntabwo meze sindi n'umusambanyi. Ubwo bivuze ko nta nubwo yari umusambanyi. Ikindi anavuze ko adakiranirwa, anavuze ko atameze nk'umukoresha w'ikoro. Mbese mu ngeso umurebye ameze neza ijana mu ngeso. Turebere hamwe, umuntu udasambana, umuntu utari umujura, umuntu utameze nk'umukoresha w'ikoro, umuntu mbese utanywa inzoga, umuntu witwararika mbese muri karitsiye, tumurebye ntitwavuga ati uyu muntu rwose afite ibyangombwa byamuhesha kujya. Si ibyo gusa kandi, twagera ku icaci ahantu asengera cyangwa ku idini abarizwamo, twajya mu ikayi y'Icyacumi tugasanga gitanga neza, tugendane. Twajya mu ikayi y'Icyacumi tugasanga gitanga, twajya mu maturo tugasanga atura, twajya mu banyamasengesho tugasanga asenga. Unyumve neza, aya masengesho agasenga nibature, agasenga y'ikigoroba, agasenga ya kumanywa, wamucacinga mu maturo ugasanga aratura, akiyiriza ubusa. Iyo bavuga gusenga, kwiyiriza ubusa, biyirizaga ubusa bishize mu mibare. Ubwo yasengaga inshuro 8 mu kwezi, atarya atanywa. Munyumve neza, ubwo birumvikana ko yari afite gukiranuka. Ariko Yesu niwumva uko avuze, aravuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi nuko abafarisayo, ntabwo bishoboka ko muzinjira mu bwami bwa. Kandi ukurikije uku gukiranuka umufarisayo afite, umuhagaritse hano mu buryo bw'ibifatika, ushobora kuvuga ati uyu natajya mu ijuru rizaba ridahari. Siko bigaragara? Umuntu umukiza muri karitsiye, pasiteri akamushima, muri karitsiye bakamushima. Uku ni gukiranuka abantu bose bashobora kurebera mu bikorwa bakavuga ati uyu muntu rwose yujuje ibyangombwa bishobora kumuhesha kujya hehe. Umva igitangaza rero, ibyo bintu uyu mufarisayo afite nibyo abantu bose bajya bareberaho bakavuga ko nibabyubahiriza bizabahesha kujya hehe. Ariko uko siko gukiranuka guhesha umuntu kujya mu ijuru. Hari gukiranuka noneho Imana iri kuvuga, kandi nutabikora akavuga ko yaguye rwose pe. Nk'ubu ngubu hano turi hano, umuntu udasenga umubajije ati umeze ute, yakubwira ati reka da, ati naraguye kera. Reka ntabwo wigeze uhagarara. Burya bishingira ku myigishirize ipfuye itari y'ukuri abantu tuba twaragiye ndetse urumva mu mategeko hari ahantu Pawulo yavuze ngo ndetse ku bigendanye n'amategeko nari inyangamu
nari inyangamugayo kuko nari inyangamugayo kuko kubyo gukiranuka kuzanwa n'amategeko yari yarigiye ku birenge by'umugabo witwaga Gamaliyeli yize ibigendanye n'amategeko. Pawulo aragiga kandi agerageza kugenda ariko ayubahiriza mu mategeko. Ntabwo umuntu ashobora n'abari kuvuga ngo gukiranuka kuzanwa n'amategeko, ubundi abafarisayo niko bari bafite, ariko mu mategeko biranditse ngo uwubahirije amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yishe yose imbere y'Imana. Yakobo 2:10. Umuntu wese witondera amategeko ariko agasitara kuri yose abagize gute? Ubwo bivuze ngo ubahirije yose ariko akaba gatoya kagucika ukagasitaraho, ubwo yose wamaze kuyica imbere. Kandi niko abantu bose bameze imbere y'Imana. Nta muntu n'umwe wagaragara yubahiriza ibyo amategeko amusaba, kuko amategeko byanditswe byera bivuga ko amategeko ahubwo Imana yatanze kugira ngo agaragarize abantu bose ko ari abanyabyaha. Hari ugukiranuka rero kuruta, uku ni ugukiranuka kw'ingeso, uku ni ugukiranuka abantu bakureberaho bakagushima, ariko uku si ugukiranuka kwaguhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hari ugukiranuka rero Imana ibonaho umuntu yamukubonaho kukaba kumuhesheje kwinjira mu bwami bwo. Ni ugukiranuka kubiri. Uku gukiranuka kw'abafarisayo Imana yarakugaye. Ibuka kuko gukiranuka ngo kumeze nk'ubushwambagara. Yesaya ibice byaho 64:5 hari ijambo rivuga ngo kuko twese twahindutse abanduye ngo kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwamba. Uku gukiranuka mwumvishije k'uyu mufarisayo ngo imbere y'Imana kumeze nk'ubushwamba. Niba uku gukiranuka nawe ariko wacungiraga mu ijuru, imbere y'Imana kumeze nk'ubushwambagara ngo ndetse gufite n'ibizinga. Ngo ni ugukiranuka kufite kumeze ubushwambagara ndetse bufite n'ibizenga. Ni ugukiranuka kudashobora kwinjiza umuntu mu bwami bw'Imana. Ushobora kwibaza ngo ni gute umuntu ashobora kuba afite ukugukiranuka ariko kukaba kudashobora kumuhesha kwinjira mu bwami bw'Imana? Nuko gukiranuka k'umuntu kutakuzura kandi kukaba kudashoboye kuzura ngo kube kwabijana kwijana, kuko mu muntu harimo gukora neza ariko hakabamo no gukora muri kamere ye. Nicyo gituma gukiranuka k'umuntu Imana yakugaye ivuga ko kudashobora kumuhesha kwinjira mu bwami bwo. Hari ukundi gukiranuka rero, uku gukiranuka ubw'Imana yakugaye, uku gukiranuka kw'abafarisayo Imana ikakugaye. Kandi uko turi hano twese pe, uyu mufarisayo turamutse tumwipimyeho yadutsinda mu bigendanye no gukiranuka kubahiriza amategeko. Ntiyumve tubivuga gutya. Ubu ndamutse mvuga nti nk'uriya musore avuye mu materaniro mubajije ni cya 10 gitanga neza nk'uyu mufarisayo, ni ukuri twese twatsindwa ku bigendanye n'icya 10. Tuvuze ku by'amasengesho uyu mufarisayo yaturusha, tuvuze ku bigendanye no kwirinda uyu mufarisayo ashobora kuturusha. Ariko uyu munsi ndakubwira ko noneho hariho gukiranuka Imana yakubonaho, uko gukiranuka kukaguhesha kwinjira mu bwami bwo. Uko gukiranuka nta kundi, uko gukiranuka ni Yesu Kirisito. Uko gukiranuka Imana itubonaho kukaduhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uko gukiranuka ninde? Ni Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rirabivuga mu Baroma igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 21. Haravuga ko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwagize gute? Kwahishuwe. Ubwo hari gukiranuka kw'abantu Imana yagaye, noneho hariho gukiranuka kwayo kwagize gute? Munega amatwi pe ngiye gusoza. Ubwo hari gukiranuka kw'abantu Imana yagaye ikakwita ubushwambagara ikabona gufite ibizenga, noneho hariho gukiranuka kwayo kwagize gute? Noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwagize gute? Uko gukiranuka kwahishuwe ninde? Ni Kristo Yesu. Uko gukiranuka kwahishuwe ni Kristo. Niko byanditswe bivuga ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudakeshwa n'imirimo itegetswe
amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo bihamya uko gukiranuka. Amategeko yahamyaga gukiranuka ari we Yesu. Abahanuzi bahamyaga uko gukiranuka kuzaza. Uko gukiranuka ntabwo kugihishe, uko gukiranuka kwarahishuwe, uko gukiranuka kurahari, kandi Imana yiteguye kukubaraho umuntu wese uzizera igikorwa Yesu yagize gute yakoze. Ni gute uko gukiranuka Imana ikukubaraho? Nuko Yesu yaje mu isi, nuko ibyanditswe byera bibivuga, akamanuka akava mu ijuru. Yamara kuva mu ijuru agasiga ubwiza, agasiga icyubahiro yari afite mu ijuru. Nuko ibyanditswe byera bibivuga, bivuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahoranye n'Imana, ngo ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Uwo Jambo rero yasize ubwiza, asiga icyubahiro, aramanuka aza mu isi. Aje mu isi avukira muri Bikira Mariya, uko nabibabwiye. Yambarira umubiri wacu muri Mariya, yambariyemo umubiri wacu muri Mariya. Yaraje kudushakira gukiranuka kuzatuma Imana itwemera, kukaduhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aza mu isi rero avukira muri Bikira Mariya, ariko ntiyavukana kamere twavukanye, ahubwo we yari Imana muri we, nubwo yari yambaye umubiri w'abantu. Aza mu isi ayimaramo imyaka 33. Imyaka 33 Yesu yamaze mu isi. Ibyanditswe byera bivuga ko yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yakuze ashimwa n'Imana, ngo ndetse n'abantu akura ashimwa n'Imana. Yubahiriza bya bintu byose byakunaniye, yubahiriza bya bintu byose byakunaniye. Ya mategeko yakunaniye kuyubahiriza, Yesu arayubahiriza, arayanonosora, abikora neza, ariko ari wowe abikorera. Yubahiriza amategeko yose, ntiyicamo na rimwe, ayakubahiririza. Ibyo bintu byose arabinonosora. Gukiranuka kwa Yesu abikora neza, biza bibarwa kuri twebwe. Bimaze kubarwa kuri twebwe, nawe abarwaho ibyaha byacu. Yesu amaze kubarwaho ibyaha byacu, natwe twahise tubarwaho gukiranuka kwa Yesu. Twarozwa gukiranuka kwande, twarozwa gukiranuka kwande, gukiranuka kwande. Nuko na Yesu yabazwaho ibyaha, niko natwe twarozwa gukiranuka kwa Yesu. Uko gukiranuka kwa Yesu niko Imana itubonaho. Yamara kukutubonaho, noneho twabyizera, noneho bikaduhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ko rero uko gukiranuka kwahishuwe, kandi uko gukiranuka kwarahishuwe. Abahanuzi baraguhanuye, niko bahamyaga. Yeremiya yarabihanije, ahamya ko noneho ngo mu gitsina cya Yesaya ngo hazungurwa agashami, ngo kandi azakura abe umwami. Niko byanditse mu bice byaho 23 umurongo wa 7. Kandi ngo izina rye azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uko gukiranuka kwacu ni Kristo Yesu. Imana ikukubaraho, yamara kukubaraho kukaguhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo rero inkuru nziza mba nkuzaniye ni uko ukwiye kwizera udashidikanya ko Yesu yabazwaho ibyaha byawe byose, ndetse amaze kubibarwaho bimujyana no mu gihano wari ukwiye kugira gute kujyamo. Ariko reka mbabaze, ni iki cyagombaga kurimbura umunyabyaha? Ni iki cyagombaga kukurimbura? Tugendana. Ni iki cyagombaga kubarimbura? Gukora nabi. Si ibyaha? Yesu yazize iki? Yazize ibyaha byawe. Reka tugendane ubwo ndi no gusoza. Ni iki cyagombaga kukurimbura kikakujyana mu muriro si ibyaha? None se Yesu yazize iki? Ibyaha byacu. None se ubwo Yesu yazize ibyaha byacu, wowe uzazira ibyaha byawe? Tugendane nyine, tugendane ngiye gusoza. Yesu yaraje utarigeze kumenya icyaha. Abakorinto ba 2 ibice bya 5 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'iki
Yesu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka. Urumva twaraguraniwe. Yesu yahindutse icyaha ku bwacu, bimujyana no mu gihano twagombaga kugira gute kujyamo. Natwe tuba duhindutse abakiranutsi ku bwande, natwe ubwo tuba tugabanye kujya mu ijuru ariko ku bwande. Icyo twizeraho Yesu nicyo ngicyo, ni ukumwizeraho igikorwa yagize gute. Niyo mpamvu ijuru ridakorerwa ari ubuntu, nuko ari uwakoze kandi abikora neza. Uwo wakoze ninde? Akora ibyiza bitavanzemo n'ibibi. Ibyo yakoze bibarwa kuri twe, tubyijeje imitima yacu, tuba tubaye abakiranutsi imbere y'iki. Ibyo bintu ngo byizeze umutima. Ndasoje rwose. Abaroma igice cya 10:10 haravuga ngo kuko umutima w'umuntu ari wo yizeza akabarwaho gukira. Umutima wizeza ibyo bintu Yesu yagize gute, nicyo ubyizeza, wizeza ibyo hanyuma ukabarwaho gukiranuka udakoreye, gukiranuka Yesu yagukorereye. Urumva papa, hari igikorwa Yesu yakoze, agikora neza, arakinonosora hatavanzemo n'ikibi na kimwe, arabikubonera, bikubera umugabane ugwesha kwinjira mu bwami bwo. Ibyo byizera utabishidikanyaho, ubyizeza umutima wawe. Imana nayo irahari kugira ngo ibareho umuntu wese, imubareho gukiranuka. Umuntu wese uzizera igikorwa umwana wayo yagize gute, uba amahoro, wifitiye ijuru, ukesha kwizera Yesu wagukoreye ari hano mu isi. Yarangiza agahanwa igihano cy'ibyaha kandi akagihanwa rimwe, ibyo bikaba birarangiye, kandi amaraso ye akameneka rimwe, ukababarirwa ibyaha byawe, ukabona imbabazi, kandi izo mbabazi zikaba zarabonetse rimwe, ariko bikaba bihagije iteka. Nababwiraga rero ko mwababariwe ibyaha byanyu ku bwa Yesu, ariko amaraso ya Yesu yamenetse niyo yabakuyeho urubanza rw'iki, rw'ibyaha. Mubyizere, nta rubanza mufite imbere y'iki. Umwishyura yarishyuye witwa Yesu, yishyuje ikiguzi cy'amaraso. Imana ntabwo ari umwese ikorongo yakwishyuza umwenda w'icyaha kabiri. Umwenda w'icyaha wishyuwe na Yesu, kandi awishyuza amaraso yiwe yamenetse ku musaraba i Golgotha. Gukiranuka rero Imana ikubaraho kukagwesha kujya mu ijuru. Uko gukiranuka ni Yesu, kandi uko gukiranuka kwarayishuwe ni Yesu Kristo. Itakariza icyizere n'ibikorwa byawe bitakariza icyizere. Wemera igikorwa Yesu yakoze, kirahagije kucyizera, kikagwesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka dushime Imana kubw'ijambo ryayo. Mubyizeze imitima yanyu mutabishidikanyaho. Ni ukuri Imana yarabakunze ibatangira Yesu. Yesu yaramudutangiye, ari incungu y'ibyaha byacu, araducungura, ajya ku musaraba, arabambwa, arakubitwa, aracumitwa, amena amaraso. Muri ayo maraso mubabarirwa ibyaha byanyu, mubyizere mu mitima yanyu, mwibera bera imbere y'Imana, muragwa umurajya w'ijuru mudashobora kuzakwa, ariko mubikesha Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu nziza, turagushimiye muri uyu mugoroba kuko ari wowe Mana yaremye byose. Waremye isi, waremye ijuru, waremye ibiboneka, urema n'ibitaboneka. Waremye umuntu, urema umuntu umukunze. Nubwo nyuma twaje kukugomera tukumvira umwanzi Satani, ariko urukundo rwawe rwakomeje kudushaka. Urukundo rwawe wadukunze, warudukunze turi babi. Urukundo wadukunze twarakugomeye, ariko Mwami wemera gutanga umwana wawe Yesu Kristo, asiga ubwiza, asiga icyubahiro yari afite mu ijuru. Abamarayika bamuramya ku manywa na nijoro, bamuramya buri munsi, bavuga ngo urera, bavuga ngo urera. Arabasiga kubera urukundo wadukunze. Ukunda aba babyeyi, ukunda aba bapapa, ukunda aba basore, ukunda aba bakobwa, urabakunda. Uza mu isi wemera kwishyiraho ibyaha byabo, ibyaha byacu byishyiraho. Umaze kubyishyiraho uhanwa igihano
cy'ibyaha twagombaga guhanwa. Mwami turagushimiye ubwo wari uri mu isi watuboneye gutungana kuzuye kuduhesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo wabazweho ibyaha byacu rero natwe twabazweho gutungana kwawe, twabazweho gukiranuka kwawe, kandi uko gukiranuka ntabwo kujya kwandura kubera ko ari ukwawe, ntabwo kujya wizenga kubera ko ari ukwawe. Mwami Yesu, wereza aba papa, wereza aba mama, wereza aba basore, wereza aba bakobwa kwizera ijambo ryawe, babe mu isi bazi neza ko utakibabaraho ibyaha, kuko ibyo wagombaga kubabaraho wabibaze ku mwana wawe, urangije urabimuhora, urangije urabimuziza, arapfa arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka, nk'ikimenyetso kigaragaza ko igihano bagombaga guhanwa Yesu agihanwe, umubabaro bagombaga kubabara bagashya iteka ryose Yesu awubabaye, ariko akabana nabisoje akazuka, bagahinduka bera imbere yawe. Ubaye kwiringira ibyiringiro bizima, ibyiringiro bifite ireme, ibyiringiro by'igitsikamutima, babe mu isi bafite ibyiringiro, bazi neza ko wabakuyeho urubanza rw'ibyaha, wabababariye ibyaha mu maraso y'umwana wawe. Urakoze, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, reka tugukomere amashyi kubw'ijambo ryawe, tugushimira ko wakoze igikorwa gikomeye. Urakoze kubwa Yesu Kristo, amen, amen. Numvaga twatanga umwanya w'ibibazo nka bibiri, kubera ko hari igihe nyuma y'ikiganiro usanga abantu hari ibyo bari kwibaza ndetse ugasanga ntibafite uwo kubibasubiza, sibyo? Ndagira ngo twakire abantu bakeya nka babiri cyangwa batatu. Yego, Njyewe ikibazo nkubaza pasiteri, abantu baravuga bati se niba Yesu yaradupfiriye akaza kudupfira hano muri iyi si, twe turibaza tuti se nitwa Nshimiyimana Martin Alias Kayitesi, abantu twe turya twibaza tukavuga ati Yesu yaradupfiriye, abapasiteri bakatubwira bati mugomba gukora neza, mugatanga icya 10, mukihana, mukaza mu byo by'abasengesho kugira ngo mwemererwe kuzajya mu ijuru. Twavayo ugasanga ibintu biratunaniye, noneho abantu bakavuga bati bari abantu baratuyobya, ibi biriya bintu ntabwo ari byo. Ati ni gute wajya mu ijuru kandi uri umunyabyaha, kandi batubwira ko kujya mu ijuru ari ukubona nta cyaha ufite? Nicyo nakubazaga, murakoze. Reka mpere kuri icyo kigendanye n'izo nyigisho bababwira ko ugomba gukora neza, ugatanga ibya 10, ugatanga amaturo, ukajya mu byumba, bavayo bikatunanira. Nuko n'ubundi baba bari kubabwira ibidashoboka batashoboye, ariko namwe bari kubabwira ibidashoboka. Yesu hari ubwo yigeze abwira abafarisayo ngo ni gute mwikoreza abandi imitwaro mwebwe mudashoboye gukozaho n'umutwe w'iki? Nuko ibyo bavuga bidashoboka ubundi. Noneho rero iyo turi kuvuga ngo ntibishoboka, tukongera tukavuga ko ijuru twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu, nuko Yesu ari we wakoze. Unyumve neza, Yesu niwe waje mu isi akora ibyiza byose, ariko bitavanzemo n'ibibi na kimwe. Noneho rero iyo turi kukubwira ko kwizera Yesu ari byo byonyine biguhesha kujya mu ijuru, nuko Yesu ari we wemeye kwishyiraho ibyaha byacu muri rusange, yamara kubyishyiraho akanahanwa igihano cy'ibyaha twagombaga kugira gute? Guhanwa. Icyo gihano aragihanwa, amaze kugihanwa aranabisoza rwose. Ahubwo rero wowe ukwiye kwizera ibyo baba bavuga ni ibidashoboka nyine, ntabwo byashoboka. Ahubwo nakubwira ngo ku mpamvu z'inyungu, ku mpamvu z'ibyo umuntu aba ashaka, yakubwira ibyo atashoboye, ariko nawe akakubwira ibyo adashobora gushobora nawe ubwawe. Wowe ukwiye kwizera nyine ko Yesu ibyo byakunaniye ari we wabishoboye, akazira ibyaha byawe, akajya ku musaraba, akabibambirwa, akabizira. Wowe wabyizera gutyo bikaguhesha kujya hehe? Mu ijuru, sibyo? Noneho yabajije ngo ni gute tuzajya mu ijuru kandi turi abanyabyaha? Aha, ntabwo umuntu ajya mu ijuru ari umunyabyaha, sibyo? Kubera ko Yesu yazize iki? Imana yamubazeho ibyaha byacu. Ubwo Yesu yari imubazeho ibyaha byacu, rero Imana imubazeho ibyaha byacu, wowe ntabwo ukomeza kuba umunyabyaha. Yesu yahindutse icyaha ku bwawe, ariko nawe uhinduka umukiranutsi ku bwande. Umva neza, ntabwo ujya mu ijuru uri umunyabyaha, ahubwo kubera ko Imana yabazeho Yesu ibyaha byawe, ni nako nawe Imana ikubaraho gukiranuka
kwa Yesu. Uko gukiranuka kwa Yesu ntabwo ari ukurangira, ni ukwiteka iyo Imana ikuguhaye ubikesha kwizera icyo gikorwa Yesu yakoze, uba ubaye umukiranutsi by'iteka, noneho ukaba ubonye umugabane w'ijuru, kuko noneho uba wabaye umukiranutsi ariko ubikesha kwizera igikorwa Yesu yagize gute, yakoze. ntabwo uba ukiri mu yandi magambo, ntabwo uba ukiri umunyabyaha, ahubwo uba wahindutse umukiranutsi. umukiranutsi ni umwere mu yandi magambo. Ku bwa kamere yawe wari umunyabyaha, ariko kubera ko hari undi washyizweho ibyaha byawe akanabihanirwa, wowe wahindutse iki? Umukiranutsi. Iyo wizeye ibyo rero ntabwo uba ukiri umunyabyaha, uba wahindutse umukiranutsi. Bati ngaho bazi nanjye niko Nkuriza Jean Baptiste, ari ikintu nabasaga nyine n'ubundi ni icyo ngicyo barimo bavugaho nonaha. Ese nimba Yesu yararangije byose, se kubera icyo umuntu wese asenga asaba Imana imbabazi, asaba kubarirwa ibyaha, kandi mukavuga ngo Yesu yishyuye byose, ubu tuvuge ngo nta cyaha twebwe tugire? nawe turaguhereza. Reka mujye ku kintu kimwe uvuze uti muravuga ko Yesu yarangije byose, ariko uko niko kuri nyine Yesu yarangije byose, kuko nawe ari ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Noneho kandi rero uravuze tuti kandi mukavuga tuti ntabwo dukwiye gusaba imbabazi. Ubundi agakiza bivuze kwizera imbabazi, kuko Luka igice cyawo cya mbere umurongo wa 77 niko havuga, haravuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa iki? Ibyaha byabo. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye ko wababariwe ibyaha byawe, ubwo ubukijijwe nyine, kuko icyatumye Imana itanga Yesu ko ari ukugira ngo wabarirwe iki? Ibyaha. Iyo wizeye rero ko wababariwe ibyaha byawe, ntabwo usaba Imana imbabazi, ahubwo uyishimira ko yakubabariye iki? Ibyaha. Ndumva aricyo kibazo nyirizina warubajije. Nuko rero ukwiye kwizera nyine ko Yesu yakubabariye iki? Ibyaha, ubwo ukaba urakijijwe. Ntabwo twahora tuvuga ngo Imana tubabarire, kuko Imana ntabwo ihora yica Yesu. Urupfu Yesu yapfuye, yarupfuye rimwe rw'ibyaha byacu, kandi urwo rupfu yarupfuye hashize imyaka 2024 Yesu apfiriye ibyaha by'abari mu isi. Ibyo rero iyo ubyizeye n'ibindi kukubwira, kandi tukubwira ntabwo turi kukubwira ibintu biri kuba, turi kukubwira ibintu byabaye kera, ahubwo kugira ngo wowe ubyizere, numara kubyizera biguhindura umukiranutsi imbere y'iki? Y'Imana. Muri make gusaba imbabazi z'ibyaha ni uko utemeye ko wababariwe n'Imana. Biri kumvikana? Ariko uwamaze kwemera ko yababariwe ntabwo asenga asaba imbabazi.